ikibazo gifite nde hari umuntu ujya kureba kuri izo post agiye kureba umuntu runaka yambaye ubusa kandi wenda amafoto ye yariho ibihumbi 5 yose yarebye ariko uko yarebye burya agasigaho igitutsi. Ikibazo gifite nde washyizeho amafoto ni umututsi ubwo se umva atinjira ubuzi. First of all aramututse, ubwa kabiri yerekanye stupidity level y'ahanigera. Urumva agiye gucumira ku ndi muntu. Wowe nimba wumva utabikunze, Instagram ifite ushaka gufollowing umuntu cyangwa ukamurika. Rero nkababwira ngo ntabwo twese twaremeye kuba ba minisitiri. Burya ari umuntu ureba Shadibu umutwe akaba relax akumva araruhutse akumva biramushimishije. The Zoom TV 24 Anniversary Queen imyambarire postinga amafoto y'ubusa ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu bitavugwaho rumwe. Slay Queen atwaye ikibundi kuri wowe? Njye mba ndana nta kintu atwaye. Rega it's high time we respect people for who they are. Urumva ntago twese twaremewe ngo tube ba kangwe The Zoom TV 24 urabona ukuntu Miss Jola ameze ari more of integrity twihesha agaciro ntago mvuze ko ari bibi ni byiza pe ariko twese ntago twaremewe kuba nkawe sibyo buriya nyine iriya ni opinion yiwe. Aba Slay Queen nabo wenda tuvuga wenda mbara nk'utuntu tugufiya nk'utuntu duciye wenda nabo babumva ubuzima bwabo ari bwiza bubashimishije. Hari n'umuntu burya uba wumva ari nko mu rugo nkuko nabivuze akahita avuga ati reka njye wenda kuri Instagram ya runaka mba ndeba yambara neza. Nubwo bakoresha imbuga nkoranyambaga ugasanga ari impaka nyinshi, hari ababakunda hari ababanga. Ubundi Slay Queen ikibazo cye ni iki? Ni atesha ikibazo? Njye Slay Queen ndeba nta kibazo biteje. Ubundi mbere Slay bumvaga ari umuntu usa neza, wambara neza, uzi kwiyitaho, sibyo? Ariko kubera sinzi nimba ari iterambere simbizi, abantu basigaye barabigize nkaho ari wenda ari nk'indaya. I'm sorry to use that word but duko babafata, sibyo? Ariko njye Slay Queen nta kibazo biteye kuko buri muntu wese njyewe nkuko nabivuze it's high time we respect people for who they are. Twubaha abantu ko bameze icyo bakunda. Nimba aba Slay Queen wenda nk'abantu bakunda kuvuga ngo bakunda kumbara utuntu tugufiya utuntu duciye, nimba ari byo bibashimishije tubareke. Nawe ufite ibigushimishije, we nimba wambaye nkakuna nambaye wenda nambaye ikote n'ipantaro igera hasi nkumva numva biranshimishije kuki nakumva kuri nawe wambaye akantu kagufiya cyangwa se wiyambaye uko yitakiye we bitamushimishije. Tureka abantu babeho uko bashaka, bagire opinions zabo mu buzima bwabo bwite two kubinjirira pe. Hari abagaragaza ko bitabahesha isura nziza ndetse ari n'abagaragaza ko ushobora kuba uri sire ariko ntube nka deputy cyangwa bikakuza amahirwe yo kuba meya ministry. Oya rega ni imyumvire kuko reka nkoreshe example wenda ya Miss Jolie, sibyo? Ajya ntago mvuze ko akora ibintu bibi, ashobora kujya kuri Instagram, hari ibintu bya Tokyo yatangiye byo ku-inspiring abantu, arimo of twihesha agaciro, dignity, ibintu nk'ibyo ni byiza, sibyo? Kuko nibyo ashoboye. Noneho dufate wenda nka Shadibu, ubuzamusanga kuri Instagram ari kwislayinga, ari kwirimbira indirimbo, ari kumaminga indirimbo z'abahanzi, ari gusubiramo yibyinira, nabyo ni byiza. Noneho undi muntu azava hariya azamutuke muri comment section, amutuke avuge wagiye wibahisha umuntu w'umukobwa wataye umuco. Ntago ari uguta umuco. It's high time tureka abantu babaho uko babishaka, uko babyishimira, mpaka kuba we abyishimiye kandi ngenda mbona nta impact bigira ku bantu ku ruhande. Na impact. Mbese ntago twese dushoboye ibintu bimwe, buri wese afite field ye ashoboye. Kimwe nkuko Miss Jolie utamufata ari umubwira ngo byina ngo entertaining abantu ngo byine ngo umanuke hasi, simbizi nimba yabishobora ariko ngurikije uko mubona nabya ni example wenda nanzi, sibyo? Bose bakora ibintu byiza, umwe ashoboye iki ngiki which is good, undi nawe ashoboye ibindi nabyo which is
right sibyo two kujudginga abantu ngo tewe side imwe kubera ko wowe side imwe ari yo ukunze cyane ngo bitume ngo offending uriya wundi none se tubwire Shadibu ngo genda ngo utange inspiration talks ugende ngo inspiring abantu ngo utangire kuvuga ibintu bya politics cyangwa se ibintu bya digital whatever atabishoboye hoya tumureke nawe akora ibyo ashaka kandi njye wuki mbona ari nabyiza ntibyiza pe njye rwose ndi no mu rugo nshaka kureba ibintu biri entertaining najya gusura Shadibu kuko postinga amapost meza ari kubyina ukabona nyine arishimye mu buzima bwe pe. Ikibazo gifite nde hari umuntu ujya kureba kuri izo post agiye kureba umuntu runaka yambaye ubusa kandi wenda amafoto ye yariho ibihumbi 5 yose yarebye ariko uko yarebye burya agasigaho igitutsi. Ikibazo gifite nde washyizeho amafoto ni umututsi ubwo se urumva atinjira ubuzi. First of all aramututse ubwa kabiri yerekanye stupidity level y'ahanigera urumva agiye gucumira ku ndi muntu wowe nimba wumva utabikunze Instagram ifite ushobora gufollowinga umuntu cyangwa ukamurika sibyo nimba wumva udakunze ibyo undi muntu apostinze cyangwa se apostinga bireke muze kutujya kumureba mureke ubwo nibwo buzima bwe arabwishimiye ntawe gumana ubwawe cyangwa se ujye gusura abandi ukunda kureba ibyabo ntabwo ari itegeko jya kuri Instagram cyangwa se Snapchat simbizi ukora ibyo ushaka ari kureka abandi baho ubuzima bwabo bishimiye wo kofendinga abandi bantu. Ubuzima ariko hari n'amahame ya society rimwe na rimwe ngira ngo biraheruka ejo bundi hari abakobwa ngo bataye we muri yombi bakurikiranwe ibintu byo gushyira imyanya yabo yibanga hanze ku karubanda ariko burasi bwari ubuzima bwabo se ariko bitewe na society munabamo yo kurinda abantu bamwe na bamwe mugani ukunda kuvuga ko urubuto rubujijwe cyane ari rwo ruryoha kurusha izindi burya abantu benshi bajya kureba ibyo bintu atari uko babikunze ahubwo wenda ari uko babibonye rimwe na rimwe kuko ntekeza ko ntawe ujya gusacinga ngo Shadibu amurebe hari igihe wenda aba yaramubonye ahantu runaka ubwo n'urugero dutanze ujya kureba Adidas nakamureba ahantu akamusacinga cyangwa se akayarabonye ifoto agahitamo kumukurikira. Societe byo turamutse turetse abantu ngo babe uko babyifuza bumva ntacyo yakwangirikaho bo hari ugutandukanya hari slay queens sinzi ukuntu twabyita hari no gukora hari no kuba uri prostitute uri indaya ibyo biratandukanye abo ngabo ejo ndi bafashe bari barengereye ntago ari ibintu byemewe muri societe nyarwanda ariko twebwe ikintu dufata icyo mbona abantu bafondingaho cyane ni ukujya hari wenda kuri Instagram hari wenda media so indirimbo nshyashya ukayibyina wenda wambaye nk'aka kabutura kagufiya ukabyina ibyo nago hari mu mahame ngo societe yanga ariko ugasanga hari umuntu sinzi ukuntu ateye aragiye aramututse sibyo ntago ibyo ngibyo ahubwo aho ngaho niyo mahame societe nyarwanda itagendera wowe sanze umuntu arishimye mu buzima bwe nago akofendize we ntacyo bigutwaye ugiye kumutuka ahubwo wowe ngo n'uburengereye nk'abari bari bambaye ubusa ni offense ni cyaha bakoze bagombaga kubihanirwa ariko tandukanya nabone birirwa ku social media batuka abandi ngo bambaye ubusa kandi ubwo wenda nubwo yambaye ubusa yiyambaraga kabutura wenda n'agapira aragiye ariko kubera ko ufite ya mentality yawe iri hasi cyane uyisubyita ubusa cyangwa ni giturage se wenda nk'urugero nkanjye ndi wirutsiro buriya ndi wirutsiro umenze imyambarire yirutsiro itandukanye n'iy'umujyi ntekereza ko hari imyaka yageze abantu benshi bakajya baza kureba abakobwa ngo beza kwa rubangura banambaye izo mini na mbere wambaraga ipantaro waza mu cyaro bikaba bitunguranye umuntu yabigereranya gutyo se wenda anyway nago nawe twamwita umuturage wenda bitewe anyway biterwa naho uva nimba umuntu yivuriye wenda za Rubavu abantu bava Rubavu bari abasirimu sinzi cyaro navuga wenda ukagera mu mujyi ukabona abantu bambaye amamini ibi bikagutangaza ariko nago bivuze ngo nimba utangaye cyangwa se nimba utarubizi ngo bigusaba ujye kofendinga undi muntu tungurwa ubaze wenda na mugenzi wase bira bintu wabibonye nubona nyine ari birakubwira ati birasanzwe ko yabinasanzwe ariko ngiye icyo nakunda no kubona abantu bofendinga abandi ku social media kubera ko opinion yawe itandukanye n'iyundi ngo ujye kumutuka ntago abantu tekereza ibintu bimwe narwo dukunda ibintu bimwe nta nubwo turemwe kimwe rero it's high time buri muntu wese yumve ko me being wenda kubona kundi ibintu bivuze ko n'undi muntu atabikunda
reka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye kandi twizere ko n'undi munsi usongera utuganirire neza nk'uko. Murakoze cyane. Wowe wifuza kutubaza? Oya, wenda icyo nabwira abari kutureba subscribe, umva ni ikiganiro cyiza, tere comments n'ama like wenda bitewe njye nkunda kumva ibitekerezo by'abandi bantu bitewe n'ibyo twaganiriye kuko ibitekerezo birubaka. Mukore subscribe, comment kandi komeze mushyigikire iyi channel. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.